Alo. Alo. Wanija kabiriti. Ushaka kumusigara se? None se ubwo uri hagana hehe? Ndi Nyamirambo. None se ubu nagutiza ikibiriti gute? Ngewe ndi Kayonza hano kuri rompu. Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Ukigure. Wangu iki? Uba muri mama. Oya mbarwa rutabura. Sheri, uzi ko umunsi nkuraza natwaye inda yawe. Ariko se kuhinda iyo utwara imyenda cyangwa ugatwara amafaranga yari munsi ya matora ariko ukandekera inda. Gakwege Sheri. Karame. Uzi ko Mariya byarangiye atwaye amafaranga ya Rudoviko. Ayiwe, izina ry'Imana se koko. Cyane yarayajyanye. Ariko sha wagira umuntu wakoze amafaranga bwa mbere yahise yaroga abakobwa kabisa. Erega abakobwa babonye amafaranga ni nk'imbebo yabonye inyama. Ahubwo se Sheri, wamaye nka 20 aho ngaho nkajyana karumuna kanjye kwa muganga ko karwaye. Yewe, shaho usugira ngo mama yanjye si yagize ikibazo. Mama yanjye yarwaye mitakiraho umuti w'injangwe kugira ngo nyine izo mbeba zitazongera kuvogera mama yanjye. Mwiriwe Sheri. Wapi wandaya? Alo? Alo? Gakwege Sheri, nabuze imihango. Mama yangu Alo? Ese kutavuga? Mwenye uwanja wake kaingia. Ese wavuze nkakubwira Sheri. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? Nyamara ndatwite. Ese ko wari warakuyeho telefone Sheri? Nyamara mama wanjye amereye nabi ndatwite Sheri. Wa mukobwa nyiri iyi fone yapfuye umwaka ushize. Ubwo rero urumva uraza gufatwa nk'umushinyaguzi. Shaho Sheri wanjye naraye ndose abakobwa banje amafaranga barayankura bya bindi byatari nyine. Bambeshya ngo barankunda ngo nge Gakwege ngo ninge bakunda njyenyine bandiye ibiceri wa muvandimwe ngo ni Sheri wanjye ye baba we. Ibaze, ariko Sheri abakobwa n'abana babi. Ariko nge ndi umwana mwiza. Nizere ko utandose muri abo. Wowe rega si ngombwa kukurota kuko nkubona mu buzima bw'ukuri. Alo? Alo? Sheri wanjye nkunda cyane wariye se? Ntabwo nariye Sheri, ahubwo gura akantu dore ngiye kubwirirwa. Nkupiraho gato nitabe mama. Alo? Bite koro? Oya da, ngewe ndi Gakwege wa wundi useka ku matama hakaza utuntu tw'udufasete. Sorry nibeshye nimero. Akoretse gukupaho gatoya nkubwire. Mbwira nta kibazo. Numvise uvuga ngo bongereho n'isindi nkoko. Yego mbibwiye mucomo. None se muherereye he? Alo? Ni kuri polisi tuvugana. Yego ni kuri polisi muvugana. Urumva hano hari umuntu ufite uhora ambwira buri munsi ngo nta kintu nzimarira ngo nta kintu nzigezaho ngo ndimbwa nyine iri aho ngaho gusa. Uwo muntu ari yese ngo twohereze pandagari zimufata. Ari hano imbere yanjye rega ndimo kumubona mu ndorerwamo n'ingewe ubwanjye. Alo? Yes mabuje. Gakwege kuki wakereye kuza mu kazi? Nyine mabuje urumva imodoka yanjye yanze kwaka. Kubera iki yanze kwa kazi? Nuko ntari nyicayemo. Ariko mugabo wanjye nawe gisinda ndabikwemereye ariko ntuzibarire kugura akawunga. Madamu reka amagambo siyo yubaka. Ngewe Gakwege kawunga sinyikugurira ku izina ry'Imana. Yego pe ntagushira ikindi ariko yo urayigura. None se mu by'ukuri ikibazo se ni iki? Ariko Gakwege mugabo mwiza ni cye kindi kikuryohera kurusha inzoga. Ninde inzoga? Ando? Alo? Mugabo wanjye reko isaha zo gutaha zageze.
oya mata utarambwira ibindi bintu Rudafika mbwiye yuko muhuye ngo wigeze niga wambaye ingofero wayigejeje mu maso mu by'ukuri mbwiza ukuri wabaye kuri defense simbi menye njyewe umugabo wawe ariko Rudafika ntagira umunwa ariko nayambaye nirinda izuba umva mbese ndavuze ngo kuramo iryo shyano njyewe Gakwege umugabo wawe tujye tuvugana warikuyemo cyangwa urirebesha inyuma ntari nta kibazo ntabwo bizongera mugabo mwiza none se urebe ko amasaha yo gutaha yageze madamu wanjye nagiye gusuzuma akayaga k'ubuzima akahe kayaga se uri mu kabari sibyo oya sha ni laboratwari nshyashya iri hano mera neza rero barimo barasuzuma niba inzoga itera kanseri cyangwa ikayikiza urumva rero njyewe Gakwege bangize kiti manager wayo Alo? Yes habara ryanjye umeze ute se mwana Ariko usigaye unyita habara koko ereka shaho sheri wanjye jya uba proud y'icyo uri cyo ntari bi none se gukundana na Gakwege w'ibogari useka ku matama hakazaho utuntu tw'udufosete zina ry'Imana urumva hari iribi Ako se umugore nanjye menya ndi fake ubundi nkundana n'umugabo ufite umugore kubera iki ereka sheri wanjye njyewe ndarakubwiye ngo twebwe abagabo tumeze nk'abakinnyi tuba dufite ikipe twemerewe n'amategeko ariko ntabwo bitubuza gukina friendly match hanze y'urugo Alo? Shaka koze ko yambwanjye itagishaka kwirirwa mu rugo. Sinabonye se nawe utagikunda kwirirwa mu rugo. Yego. Humura ni ibisanzwe rero imbwa yigana indi. Alo. Bite se mushuti wanjye? Ni sawa cyane ariko njye mfite ikibazo Ngaho byakugendekeye bite se kandi komera ukumeze neza uri fureshe wavuye hano ejo bundi nkabona umeze neza noneho bikugendekeye biti iminsi ngahe ko kuvuye nawe nari ngiye kuryama umutima wanjye unyibutsa ko utambwiye I love you none naniwe kuryama ariko waryamyera oya byananiye gusinzira pe ndabyuka umva sha ubwo se ni umutima wawe cyangwa ni inzara sha irimo kubigutera utabeshye wariye neza nariye ariko nyine nabuze ijambo ryawe ngo rimanure ibyo nariye ariko sha abakobwa muri ino minsi baranziye njyewe Gakwege ibogari riseka ku matama hakaza utuntu tw'udufosete ariko umva twebwe amabogari twarabamenye n'iwacu barabimenye nta kintu mwaza mutubeshya we ariko se Gakwege ibogari sheri nako ntabwo uri sheri wawe uri inshuti yanjye bisanzwe nyine nyita teta sheri wawe sibyo se Gakwege oya ntabwo nabyemera reka nihagarareho nanjye Gakwege nk'ibogari nindangiza ngo utere indobosha ariko se Gakwege ubu ko ngukunda ngira inama basi nzakora iki umva njyewe Gakwege nta nama nkugiriye kabisa ariko Gakwege nari nzi ko nk'umuntu mukuru ugiye kungira inama nzima erega shaho ntukibeshye yuko umuntu mukuru wese yakugira inama kuko n'injiji zirakura hajya ubwo nanjye narakuze Alo sheri wanjye buriya waba uzi impamvu igicu kidasohoka buri gihe mu kirere oya ntago nyizi nikize nyine urumva ni uko cyabuze aho kibika ubwiza bwawe kikavuga kiti reka nigumire mu kirere aho kuza kuba mu maso y'uriya mwana mwiza rwose ntabwo byavamo izina ry'Imana icyo ni igicu kandi ntugire ngo ntigiye urimo kubivuga wowe urasetsa pe ariko se sheri uzi ko njyewe buriya Gakwege nsigaye noneho mbona umuntu ucuruza ibiraha mu ndobo nkahita nirukanka nk'agaca ngo iki n'ukuntu nzi wowe Gakwege yakundaga ibiraha ubu rwose sinyirira ibiraha mu ndobo kugira ngo nawe utazantera indobo rwose iyo depression y'indobo ntabwo nayikira humura ntabwo nabikora Gakwege wanjye kose uzi ko buriya noneho buri saha iyo mpuye nawe umutima wanjye uhita wirukanka nka sipurinti ikomeye cyane izina ry'Imana mpitagira ngo ndi muri marato ahubwo rero niba ugira rwose inuza impuhwe ihangana usobanurira umutima wanjye yuko ntari mu marushanwa ubwo se nabisobanuranye nyine mwiza wanjye buriya niba wowe uri password njyewe ndi fingerprint kuko buri gihe iyo nkozeho umva uhita ufunguka rwose izina ry'Imana ahubwo nyine ikibazo ni uko iyo tutari kumwe mba meze
nka imagine yabuze megabayite. ariko mwana ubwo se ntabwo uri kumbeshya. Ni ukuri rwose bebe wanjye nanabirahirira rwose ni ukuri kw'Imana muri iyi si nta muntu wabona usa nawe pe. Ariko bebe gatoya impanga yanjye turasa. Hajya ufite impanga.